ya ni Karim Scott akugezaho cyane indirimbo bayise wa The Reason cyangwa se niwe mpamvu Jody nagafashemo mu kinyarwanda gasobanura ijambo kurindi gake gake. Hey, there goes my heart. ati umutima wanjye urimo uratera cyane, ati kuko ari we mpamvu yonyine ituma umutima wanjye utuza, ngo nabuze n'ibitotsi byanjye, ndakwinginze garuka. Ati intekerezo zanjye zimeze nk'iziri gusiganwa ziri kure cyane, ati kuko ari we mpamvu utuma intekerezo zanjye zituza, meze nk'urimo arahagira. Ati nta cyizere mfite, ati nakurira buri musozi noneho uko waba ungana, ati kandi nakogana buri nyanja noneho uko yaba ingana, ati byibuze nkaba ndi kumwe nawe, negeranya kandi buri duce twa buri kimwe cyose cyangiritse. Ati kuko ndagukeneye, ati nkeneye kukubona iruhande rwanjye. Ati kuko ari we mpamvu. Ni Jody ukeka kugeraho gasobanuye, ati ikiganza cyanjye noneho kiri gutitira, ati kuko ari we mpamvu yonyine ituma muri njye nuza, ati umutima wanjye noneho umeze nk'uri kuvirana, ati ndagukeneye kano kanya. Ati mbashije guhindura urushinge rw'isaha uburyo rwikaraga, ati namenya neza ko buri hamwe hose umuriro ucanye umwijima ubura, ati namara buri masaha yose ya buri munsi kugira amenye neza nimba utuje. Ni amagambo y'akaririmbo. Ati nakurira buri musozi kandi nakogana buri nyanja ntacyo nitayeho, ati nkaza kukureba nkaba ndi kumwe nawe, ati kandi negeranya buri duce kandi twa buri kimwe cyangiritse. Ati kuko ndagukeneye, ati byibuze kuba nkureba iruhande rwanjye, ati kuko ari we mpamvu. Kuko ari we mpamvu. Ni amagambo y'akaririmbo umuhanzi ni Karim Scott akikugezaho cyane. Jody nagafashemo mu kinyarwanda kugira musobanukirwe ijambo kurindi gake gake. Mukora subscribe kugira tujye tubana, buri kagoma kizaho mujye mukareba. Ati nakurira buri musozi, ati nakoga kandi na buri nyanja, just to be with you, gusa nkaba ndi kumwe nawe, negeranya buri duce twa buri kimwe cyose cyangiritse, ati kuko ndagukeneye, ati byibuze kukureba iruhande rwanjye. You are the reason, niwe mpamvu. Nkeka kari nuko kagenza akaririmbo kacu. Yari Jody wakakugeza gahutu.